Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose. Imana ikomeze ibahe amahoro itanga. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, dushimye ko wabanye natwe, dushimye kuri Imana idahinduka, dushimye ko ukora agakirana nabo ari kugikora. Mwami Imana, dushimiye uburinzi bwawe mwami, nta gikuba cyacitse muri twe, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi rwose kugira ngo tweze utuboneze, tubabarire ibyaha byacu mwami, dukureho umugayo wose watugaragayeho. Kandi ukimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Mwami, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni impamba muri uru rugendo. Kwemerere mwami rigera aho ridukura naho ritugeza, kandi riduhindure rwose, kandi rikomeze ritubere impamba muri uru rugendo. Mwami, icyo twanze ni ukora ku mwanzi, duhagaritse imyuka mibi, duhagaritse ibitavuga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ibyatuma byose tutumva ijambo ryawe neza turabihagaritse. Icyo twanze mwami ni imyuka mibi, dutumiye Mwuka Wera kugira ngo azaganze ategeke kandi atubere umuyobozi muri byose. Tumusenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice 5 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5. Reka nsome mu izina rya Yesu. Nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikabavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera, cyangwa ibiteye isoni, cyangwa amagambo y'ubupfu, cyangwa amashyengo mabi, kuko ibyo bidakwiriye. Ahubwo mushime Imana, kuko ibi mubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona cyangwa urarikira ari we usenga ibigirwamana ufite ibyo azaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twigane Imana nk'abana bakundwa. Imana itugirire neza. Mwebwe munkurikiye uyu mugoroba, Imana ishaka ko tuyiganamo, kuko Imana irera kandi irakiranuka muri byose. Imana rero ishaka ko dukora ibyo gukiranuka. Imana ishaka ko dukora ibyiza. Imana ishaka ko tugira ubuntu kuko nayo igira ubuntu, ko tugira ineza kuko nayo igira ineza, ko tugira urukundo kuko nayo yaradukunze itugira urukundo rwinshi. Imana ishaka rero ko tuyifatiraho urugero nk'uko ikiranuka natwe tugakiranuka muri byose. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Imana irera, ngo natwe rero ngo nitube abera, Imana itugirire neza. Imana ishaka rero ko tuyigana, tugakora ibyiza, tugakora ibyo ishaka, tukirinda icyaha n'igisa nacyo, tukirinda ibibi byose aho biva bikagera, kuko Imana irakiranuka muri byose. Imana itugirire neza. Ngo kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Imana itugirire neza. Imana irashaka ko tugira urukundo. Muri iyi minsi urukundo rwa benshi rwarakonje. Muri iyi minsi abantu ntibagikunda abandi. Abantu basigaye bavuga ngo uyu ntago mwiyumvamo, ngo uyu ngo ndumva amaraso yanjye adahura naye, ngo ndumva ngo ntamwiyumvamo. Ni ukuri Imana itubabarire. Imana ishaka ko tugira urukundo, tugakundana, kandi iri niryo sezerano yadusigiye. Yaravuze ngo mukundane, kuko nibazajya babona mufite urukundo bazaba bamenya ko mukomoka kuri njye. Kristo rero yavuze ko bazamenya ko turi aba Kristo ari uko babonye ko turi mu rukundo dukundana. Rero muvandimwe nkurikiye, ndakwinginga kugira ngo ugire urukundo, kandi niba nta rukundo wagiraga, saba Imana uyu mugoroba iguha urukundo. Ukunda abantu bose, ukunde bagenzi bawe, ukunda abo mubana, ukunda abo muturanye, ukunda abo uzi n'abo utazi, kandi ukunda abantu bose utarobanuye ku butoni, kuko Imana nayo ntiyirobanura ku butoni. Ishaka ko dukundana ntawe
ntawe duheje, ntawe twitandukanyije nawe. Imana ishaka ko dukunda abantu bose tutarobanuye ku butoni. Nimugire urukundo rero, kuko Kristo yaradukunze ngo yemera kutubera igitambo. Imana itugirire neza. Kristo yatubereye igitambo kubera urukundo yadukunze, yemera kudupfira. Nta cyaha afite, nta cyaha yigeze akora, nta kibi yigeze akora, kugira ngo mbabarirwe nawe ubabarirwe. Urwo rukundo rero Kristo yadukunze, nimureke turufatireho urugero, natwe dukunda abandi. Niba Kristo yaradukunze turi babi, ni ukubera iki twebwe tudakunda abandi? Imana itugirire neza. Kristo rero yaradukunze atubera igitambo kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Twari dupfuye rubi tuzize ibyaha byacu, ariko Kristo aradukunda. Natwe rero nimureke dukundane. Imana itugirire neza. Ngo ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose mwe ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera. Imana itugirire neza. Imana iri kutubwira ngo gusambana no gukora ibyonona no kurarikira ntibikavuge muri twe. Muvandimwe, twirinde ubusambanyi, twirinde ibyonona, twirinde kurarikira. Imana itugirire neza. Ni ukuri gusambana ngo ni icyaha kibi kuko gikorerwa mu mubiri, ariko muri iyi minsi ubusambanyi buragwiriye. Abantu benshi bari mu busambanyi bakabikora bihishe, ariko reka mbabwire, hari igihe umuntu akorera ibintu mu mwijima, hari igihe akora ikintu akibwira ko nta muntu umureba, nubwo nta muntu wakubona, ariko Imana yo ibikureba. Ijisho ry'Imana ribera hose icyarimwe, kamera y'Imana ibikuriho. Wowe unkurikiye rero, niba waraguye muri iki cyaha cy'ubusambanyi, cya bugufi, kuko Imana iravuze ngo ntibikavugwe muri twe. Imana itubabarire. Cya bugufi. Imana ihora ku ntebe y'imbabazi. Imana iragushaka, Imana iragukunda. Ni ukuri iragutegereje kugira ngo ikubabarire, kubera ko nta juru ry'abanyabyaha rihari, nta juru ry'ibyaha rihari. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uyu mugoroba niwumvira ijambo ry'Imana, ni ukuri upfukame. Niba uzi ko waguye mu cyaha cy'ubusambanyi, wihane. Niba warakoze ibyonona, wihane. Kandi niba warararikiye, wihane. Hari ibyo wararikiye, wihane, ubundi Imana ikubabarire, kuko Imana ntabwo ishaka ko ibi bintu ngo bikwiye kuvugwa mu bera. Imana itugirire neza. Umuntu w'umukiranutsi ntakwiye gusambana, ntakwiye gukora ibyonona, ntakwiye kurarikira, ntakwiye kugira irari. Imana itugirire neza kandi tubabarire. Ariko niba warabikoze, niba hari icyo waguyemo, nta kure wageze, nta kibi wakoze cyane kuko cyatuma Imana itakubabarira. Ahubwo isuzume, witekerezeho niba hari icyo waguyemo muri ibi byaha, ubundi uce bugufi usaba Imana imbabazi, ubundi Imana ikubabarire. Igihe cyawe ni iki, umunsi wawe n'uyu. Cya bugufi ugaruke kwa Yesu, arakubabarira, ubundi akuhagira ibyaha, kandi ukomeze urugendo kugira ngo uzarusoze amahoro. Imana itugirire neza. Ngo cyangwa ibiteye isoni, cyangwa amagambo y'ubupfu n'abantu ngo bakore ibiteye isoni. Imana ntabwo ishaka abantu. Umuntu ukurikira Yesu cyangwa ukurikira Imana ntakwiye gukora ibintu biteye isoni, ntakwiye gukora ibintu bituma yitandukanya n'Imana, ntakwiye gukora ibintu, kuvuga amagambo apfuye. Imana itubabarire. Imana ntabwo ishaka ko tuvuga amagambo apfuye. Hari amagambo dukwiye kuvuga nayo tudakwiye kuvuga. Iyo wamenye Imana, hari amagambo ukwiye kuvuga nayo udakwiye kuvuga. Ariko hari igihe ujya kwisanga wenda ukisanga wayavuze, hari igihe ujya kwisanga wenda ukavuga ikintu mbega nawe bikugwiririye, ariko Imana ntibidushakamo. Nimureke twitandukanye, nimureke tuve mu bidafite umumaro. Amagambo ateye isoni n'ibiteye isoni,
amagambo apfuye tubireke, kandi niba hari ibyo wakoze, barakoze ibiteye isoni bidashimishije Imana, niba hari amagambo apfuye wavuze amagambo y'ubupfapfa, saba Imana imbabazi. Pfukama aho uri uyu mugoroba, Imana ishaka kukubabarira, kuko umuntu wera ntabwo akwiye gukora ibyaha bimeze bitya, ntabwo akwiye gukora ibyaha, akwiye kwirinda icyaha n'igisa nacyo. Imana itubabarire. Ngo cyangwa ngo amashyengo mabi kuko ibyo bidakwiriye, cyangwa amashyengo ibyo byose ni mu magambo umuntu avuga, gushyeshyenga cyangwa se kwiyemera, kwishyira hejuru. Ushobora kuvuga amagambo wiyemera kugira ngo abantu bakwemere, wivuga ibigwi, ariko ibyo ngibyo nabyo Imana ntibishaka. Niba hari icyo waguyemo muvandimwe nkurikiye, pfukama usabe Imana imbabazi, Imana irakubabarira. Ni ukuri hari abantu benshi twagiye tubona bakora ibyaha, ariko Imana yarababariye. Ndetse na wa mugore wari warasambanye, ubwo bamuzanaga bashaka kumwicisha amabuye, Yesu yarababwiye ngo utarakoze icyaha ngo namutere amabuye. Ngo mu gihe yari yunamye areba hasi, ngo yubuye umutwe, ngo asanga bose bagiye umwe kuri umwe. Ngo arangije ngo abwira uwo mugore ngo genda urababariwe, ngo ariko ntuzongere gukora icyaha ukundi. Nawe rero ngwino Yesu akubabarire, kuko ni umunyembabazi nyinshi, aragutegereje ngo akubabarire. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ntago yazanywe ngo n'abakiranutsi, ngo ahubwo yazanywe n'abanyabyaha, ngo kandi ntago yazanywe n'abazima, ngo yazanywe n'abarwayi. Aragutegereje rero, aragushaka, aragukunda. Igihe ni iki nguze nawe akubabarire, ubundi nawe winjire mu bana b'Imana, winjire mu bazaraga ubwami bwo mu ijuru, ubundi agukure mu gitabo cy'abarimbuka akwambike mu gitabo cy'ubugingo. Imana itugirire neza. ngo kuko ibi mubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona cyangwa urarikira ari we usenga ibigirwamana ufite ibyo azaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Imana itubabarire. Ngo nta musambanyi, nta ukora ibyonona, nta urarikira, nta usenga ibigirwamana ngo uzaragwa ubwami bw'Imana. Imana itugirire neza. Ni ukuri nta juru ry'ibyaha rihari, nta juru ry'abanyabyaha rihari. Niyo mpamvu nkwinginga wowe nkurikiye, kugira ngo niba hari icyaha waguyemo muri ibi ngibi cyangwa no mu bindi bitavuzwemo hano, kuko nubwo batabivuze byose n'ibyaha ni byinshi, ariko wewe niwisuzuma uyu mugoroba ukumva hari icyo wakoze, kigutandukanya n'Imana, ni ukuri aya mahirwe ubonye ntuyapfusha ubusa. Pfukama aho uherereye usaba Imana imbabazi, ni ukuri irakubabarira. Ihora iteze amaboko ngo ibabarire umuntu wese wemeye guca bugufi. Data wa twese aradukunda, Data wa twese ni umubyeyi, ni ukuri natwe tukaba abana be. Niba rero hari icyo wakoze cyagutandukanyije n'Imana, niba warakoze ubusambanyi, niba waravuze amagambo apfuye, niba warakoze ibiteye isoni, niba warakoze ibyonona, niba warararikiye, niba warasenze ibigirwamana, niba waravuze ibidakwiye, pfukama aho uherereye, mu cyumba cyawe, muri salo yawe, ahantu hose uherereye. Niba uri mu modoka, pfukama usaba Imana imbabazi, ni ukuri irakubabarira, kandi nimara kukubabarira nawe uzaragwa ubwami bw'ijuru. Imana itugirire neza. Nawe urakurwa mu gitabo cyo kurimbuka igushyire mu gitabo cy'ubugingo. Ni ukuri ijuru turi kujyamo, ijuru turi kumaranira, ni ukuri ngo ni ijuru ry'amahoro, ni ijuru ry'umunezero. Nta mibabaro ibayo, nta burwayi bubayo, nta byago bibayo, nta mahane abayo. Ni ijuru ry'amahoro, ni ijuru ry'umucyo, ni ijuru ry'ibyishimo, ni ijuru ry'umunezero. Abariyo bose baguwe neza. Nawe cyampa uyu mugoroba nufata umwanzuro, iryo juru ukazaribamo. Icyampa nawe ukazaba mu gitaramo cy'abera, kuko ni iby'igiciro kinini. Ni ukuri reka mbabwire, ibi turi kumaranira, ibi biri kudutesha umwanya, ibi biduhugije, ibi biturangaje byo mu isi, ni ukuri ni iby'igihe gito.
tuzabisiga, ntabyo twazanye kandi nta n'ibyo tuzajyana. Ni ukuri tuzabisiga, byigutesha igihe ngo bikuze kuzabona ubugingo buhoraho. Ni ukuri ngo isi izashirana no kwifuza kwayo. Ni ukuri nta na kimwe tuzajyana byigutesha igihe ngo bigutandukanye n'Imana, byigutesha igihe bikubuze kuzagira iherezo ryiza. Igihe ni iki? Ni ukuri watunga byinshi, watunga amafaranga, watunga amazu menshi, ariko ugatunga na Yesu. Ni ukuri birakunda kugira Yesu. Ni ukuri ni ishingiro rya byose. Iyo ufite Yesu ibintu byose bigenda neza. Iyo ufite Yesu ni ukuri uba uri uw'agaciro. Imana itugirire neza. Wireba rero ku bigaragara, ahubwo reba ku bitagaragara. Ibyo twabikiwe ni ukuri nawe ndakwifuriza ko ubibonaho kandi ukazanabibonaho mu gihe kizaza. Ni ukuri umuntu utari wakira Yesu n'umwami n'umukiza, Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, nawe namwakire. Igihe ni iki? Ukurikira Yesu ntabwo ari ukuyoba. Ukurikira Yesu ntabwo ari ukubura ukugira. Ukurikira Yesu ntabwo ari ubutamenya. Ukurikira Yesu ni amahitamo meza. Igihe ni iki rero ngo nawe utari wakira Yesu ngo uzumwakire, ubundi nawe ukurwe mu gitabo cyo kurimbuka, ubundi ushyirwe mu gitabo cy'ubugingo. Ndakwifuriza yuko nawe uzaba mu ijuru. Ndakwifuriza yuko nawe uzaba mu gitaramo cy'abera. Imana itugirire neza. Reka dusenge Imana kubwira ijambo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kubwira ijambo. Ijambo ryawe riratubwiye ngo tukwigane, dukore nk'ibyo ushaka, dukiranuke nk'uko ukiranuka. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uvuga ngo izina ry'Imana ngo yiyeze, ngo yitunganye, ngo yiboneze nk'uko uwo nguwo ngo aboneye. Mana turakwinginze kugira ngo mwami utubabarire mu izina rya Yesu Kristo. Tubabarire aho twagaragayeho umugayo, aho twavuze mwami amagambo apfuye. Hari abasambanye, hari abavuze ibiteye isoni, hari abakoze ibyonona, hari abakoze ibiteye isoni, hari abasenze ibigirwamana. Mana ndabasengeye kugira ngo beze baboneze rwose. Bejeshe amaraso hamwe ku musaraba w'i Golgotha. Ubabarire mwami Mana, ubakure mu gitabo cyo kurimbuka, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Kandi ndabasengeye kugira ngo uzabahe iherezo ryiza. Biteho bagirire neza, barwanirire guhera uyu munsi, ubahe imbaraga zo kurwanya icyaha n'igisa nacyo. Urakoze mwami. Dusengeye abarwayi bakize, dusengeye abafite intimba n'agahinda baha amahoro yo mu mutima, dusengeye abatari bakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bahe kumwakira. Suka ububyutse mu itorero kandi ukomeze wagure umurimo wawe. Abari basubiye inyuma, abacitse intege bongerera imbaraga, ngo turindire ubugingo ko aribwo buzakubona. Kandi dusengeye isi ngo ihe amahoro. Urakoze kubwira ijambo. Icyubahiro ni icyawe buniteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Naho ubutaha. Bye.